Inkuru y'urukundo, umugore yabeshye umugabo ko agiye ku kazi, kumbi agiye guhura n'undi musore. Barakwereka muri ako kanya umugabo wa mugore ahita aca kuri wa mugore wiwe ari kumwe n'umusore, gusa uyu mugabo aba ari kumwe n'akana ke ka bucura. Akana ka bucura kageze hano kamutungira urutoki ati papa, ati wareba ese kuriya mugore ari kumwe n'uriya musore yambaye ikanzu imeze nk'iya mama, ati ubu si we, ati mwana wanjye, ati gira inyuma turebe ese niki kiri kujya imbere. Hano umugabo aza gake gake purapura agahita arekura umwana, ati mwana wanjye uretse ndebe hano. Umugabo araza ari gusatira umusore yegamye ku mugore we disi, araza agahita amufata ati mvira ku mugore se nyine wa gasore we. Hano rwose umusore ahita amuvaho ati ariko se wakagabo we uranshaka iki, ati ubu si imyanduranyo. Hano umugore ati ati ndapfuye, ati agahita rwose bimucanga. Barakwereka uno musore aba ari best friend w'uno mugore, kumbi uyu we aba ari umugabo cyangwa se aba ari umugore w'uno mugabo. Nuko hano nta kindi kiba, umugore atangira kwiregura abwira umugabo ati mugabo wanjye, ati rwose mbabarira. Umugabo nawe ati ariko se mada, ati wambwiye ngo uje ku kazi kumbi ubashe kwihura n'umusore, ese basi wazambwisha ukuri niba utankunda basi nkamenya ko ubuzima bwanjye nyine. Nyagasani nawe niba uri umugore ukaba uzi ko uca inyuma y'umugabo wawe, cyangwa se waba uri umugabo ukaba uzi ko uca inyuma umugore wawe, gerageza ujya mu rusengero wihane. Ibi rwose ntabwo byakwiye kuba biri kuba muri u Rwanda, u Rwanda rutengamaye, u Rwanda rwiza, u Rwanda rw'ubwuzu, u Rwanda rukwiye kuzuzanya, kandi gerageza wiyumvemo umuntu ukunda. Hano rwose umusore nta kindi kiba ahita abwira umugore ati wa mugore we uturanzuraniye, ubu se nagusanze muri hoteli nabwo uri kumwe n'abandi bagabo, ati rwose kwihangana biranze, ati reka njyewe ndera abana twabyaranye ntaribi nzajya mbareba nibonemo, nzajya mbareba nanakubonemo, ntaribi ujye urugendo rwiza kandi uzagira urugo rwiza. Hano umugabo niyo magambo abwira umukobwa, muri kwa kumara kuyamubwira ahita anigendera ati koko rwose aho kujya nkubere mu buzima utanshaka byaruswa nkigendera nkagwiza. Hano umugore agubwa n'umushwaro rwose, isoni zikamwica. Hano akifata mu maso ya best friend yiwe, nayo ihita imubwira ati ese kudakurikira umugabo wawe utegereje iki hano, njye nanjye ndaje mwute nigendere uko ibyo nashaka byose byarangiye. Ati akagore katazi kwiyandarika gusa, akagore kiyandarika rwose nta mugore ukurimo, ati ahubwo uriya mugabo wawe aranihangana n'intwari. Hano rwose umugore abwira umugabo ati mugabo mwiza, gikundiro mu bandi bose, ese kuki usize. Hano rwose na ya nshuti yiwe ihita imuta hano, umugore rwose agasigara byamushobeye. Nyagasani